Ibihe byiza abanyarwanda banyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Umuziki wo mu Rwanda ukomeje gutera imbere, utera imbere bigizwemo uruhare n'abahanzi batandukanye, yaba abagabo n'abasore, abakobwa n'abagore, bose bakomeje guhuriza imbaraga hamwe bazamura umuziki w'u Rwanda. Bamwe mu bakobwa bahagaze neza mu muziki w'u Rwanda banatanga icyizere cyo kuzagera kure bigendeye ku mpano bafite zidasanzwe, barimo France Mpundu, umwe mu bahanzi batanga icyizere mu Rwagasabo. Uyu mukobwa yasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye, zimwe mu zakunzwe kurusha izindi harimo Umutima, harimo Darling yakoranye na nyakwigendera Yvan Buravan, hari Shori, Selfish Love ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuri wa gatandatu Werurwe na 2024 akaba yasohoye yise Nzagutegereza, ukaba wayisanga kuri platform zitandukanye anyuzaho umuziki, kuri YouTube iriho, kuri Spotify iriho n'ahandi hose hatandukanye wakura umuziki. Iyi ndirimbo ye Nzagutegereza iriyo kandi indirimbo nziza cyane, nkaba nanakurarikira kuyireba, ni nziza cyane nk'izindi nziza yasohoye. Uyu mukobwa rero arimba mu njyana ya R&B na pop ndetse na Afrobeat, akaba umwe mu bakobwa b'abanyarwanda bafite impano idasanzwe. Niwumva indirimbo ye ariyo yose uzahita ubyumva. Yamamaye nka France Mpundu, gusa ntabwo ariyo mazina ye yonyine, ubundi amazina ye yose ni Maria France Munyampundu Gusenga. Yavukiye i Nyanza mu mwaka 2000, aho i Nyanza akaba ari naho yize amashuri abanza, yayize kuri Saint Joseph. Amashuri yisumbuye muri Troncome yayigiye kuri College Christ Roi, naho Advanced Level muri Segonderi yiga kuri Notre Dame Karubanda. Uyu mukobwa kuva mu bwana bwe yakundaga umuziki, dore ko yanarimbaga muri korali hamwe n'ababyeyi be. Mu mwaka 2017 rero yaje kujya mu marushanwa, ni irushanwa ryiswe Am Future Competition, ryari ryateguwe na David Tuyishime Arias ariwe David Pro. Iryo rushanwa ryabaye rimwe ntiryongera no kuba. Uyu mukobwa we niwe waryegukanye. Mu mwaka 2018 yahawe ibihembo bye, aho yatsindiye miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, asinya amasezerano muri label yari yateguye n'iri rushanwa ariyo Future Record. Atsindiye irushanwa akaba yari yatsinze abantu batandukanye barimo Rita Ange Kagaju, muramuzi nayo ni umuhanzi w'umuhanga, yatsinze Mubogora, Lionel Mugisha ndetse n'abandi benshi batandukanye bishimangira ubuhanga bwa France Mpundu. Iyi label yahise yisinyamo amasezerano, baranakorana bigenda neza. Asohoye indirimbo ya mbere yise Sinabirota, akurikizaho Bitwaye Iki, akurikizaho Gake n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye. Gusa muri Mutarama 2021 yasesha amasezerano n'iyi label, atangira gukora nk'umuhanzi ku giti cye. Byatewe nuko management y'iyi label yakoreragamo yari igiye gukorera muri Kenya, guhuza ibikorwa biragorana, ahita asesa amasezerano. Yahise aba umuhanzi wigenga, aho yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye nk'umuhanzi wigenga. Nyuma bitewe n'ubuhanga bwe, record ya Huha iza kumurambagiza, imwinjiza mu ikipe igizwe na Brian, Nando, Juno Kizigenza n'abandi batandukanye, bamushyira muri timu kubera ubuhanga bwe. Iyi akaba ariyo label abarizwamo. Iyi label ya Huha yasinyanye amasezerano yo mu mwaka 2023, ubwo nabwo yaramaze imyaka 2 yikorana ku giti cye nyuma yo gutandukana na Future Record. Uyu mukobwa yasohoye indirimbo yise Nzagutegereza, ni indirimbo ikurikira Umutima aherutse gusohora. Iyi Nzagutegereza ikaba ari indirimbo nziza, ikaba atari imwe mu ndirimbo nziza ze gusa, ahubwo ari nimwe mu ndirimbo nziza z'abanyarwanda cyangwa izo wigeze kumva. Wasura imbuga ze zitandukanye ukayumva, cyangwa se ukareba link ipininze muri comment, ubundi ukagenda ukumva uburyohe bw'iyo ndirimbo. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhure mu bindi biganiro.